Mwongeye kwirirwa nako muraho bavandimwe. Uyu munsi rero twagarutse tuvuga ku birari by'insigamigani nk'ibisanzwe. Tugiye kuvuga ku mugani ugira uti baramugera amajanja. Uyu mugani abanyarwanda benshi dukunda kuwukoresha, ariko mu by'ukuri tutazi inkomoko cyangwa se imvano yawo. Ukumva umuntu abwiye undi ati runaka turamugera amajanja cyangwa se baramugera amajanja, ariko ukaba utazi imvano n'inkomoko aho byaturutse. Turaje turebe aho iyi nkomoko y'umugani yaturutse, turebe imvano, turebe amamuko yawo. Turaje mu kanya. Baramugera amajanja. Uyu mugani abanyarwanda bawuca iyo bamenye umuntu uri mu makuba akomeye ariko bataramufata bigaragara. Nibwo wumva bahwihwisa bagira bati baramugera amajanja. Umugani ubwawo wakomotse ku ijambo rya Bitunganye mu miburo y'ifatwa rya Rugaju rwa Mutimbo. Uwo akaba yari umutoni w'akadasohoka kwa Yuhi Gahindiro ka Sentabyo ahayinga mu mwaka w'1800. Yuhi Gahindiro mwene Sentabyo yakunze Rugaju cyane. Kuva mu bwana bwabo aramukunda, amutonesha by'akadasohoka, amugabira ibyo byose. Ubwo butoni rero butuma abantu nabo bamutinya. Muri uko kumutinya bamwe barabigaragaza, barimo umugabo witwaga Bitunganye ndetse n'uwitwaga Ruhwenya. Abandi bamwangaga rwihishwa batinya ko yabicisha kuri Gahindiro. Yabiterwaga nuko icyo gihe nyine ntacyo yasabaga Gahindiro ngo abe yakimwima. Nuko bibaho bimeze bityo. Bishyize kera Gahindiro aratanga, hima umuhungu we witwaga Rwogera. Amaze kwima, rubanda rutangira guhwihwisa ruvuga yuko yarozwe na Rugaju. Ibwami batangira kumwanga, ariko bagashaka kumutanga. Bagerageje kumutanga bikananirana, batinya yuko yari afite amaboko. Niwe wategekaga u Rwanda na Gahindiro, akagira imitwe y'ingabo yayoboraga. Icyakora ntibatinye ko baterera iyo cyangwa ngo baceceke. Bakomeje gusirisimba, abapfumu bagahora ku miti bashaka ikizatuma Rugaju afatwa. Kera rero mu Rwanda nta kintu cyakorwaga hatabanje kuraguza. Abapfumu baraguraguzaga inzuzi zakwera, akaba aribwo bakora ikintu runaka. Inzuzi zakwirabura bakabireka kuko bumvaga bidashoboka. Kuri Rugaju rero bahoraga batera inzuzi, ariko inzuzi zikanga kwera. Akaba ari nayo mpamvu batinze kumufata ngo bamutange nk'uko byagenderaga ku bandi. Bikize kera inzuzi zirera. Abahungu barabimenya kuko bose bari bafite ishyushyu ryo kubona ifatwa rya Rugaju wari igihangange. Nuko bakiherera bakabiganira. Bamwe bati nta rujya rwaba Rugaju bagiye kumwica. Abandi bati nta wabasha Rugaju w'igihangange mu Rwanda. Aho bari aho Bitunganye na Ruhwenya barabaseka. Bitunganye ati Rugaju turamugera amajanja, namwe muti nta cyamubasha. Abahungu bariyamira bati koko turamugera amajanja. Bikomeza kuvugwa bityo bihwihwiswa. Ibwami bakamushakisha kugira ngo babanze bamukuraho amaboko, bazabone ubumufata bitabagoye. Ibwami bamaze kwigarurira ingabo ze, bari bazigaruriye nyine mu Cyayenge, baramutinyuka ashengeye ibwami, bashoka bamushinja ibinyoma. Icyo gihe rero ibwami nta muntu bashoboraga gutanga batabanje kumurega. Bakamurega nubwo byaba ibinyoma, hanyuma agatsindwa, akaburana agatsindwa. Yamara gutsindwa akabona ubumutanga. Nuko indamutsi imaze kuramutsa, umwami ateka mu twicara abami. Imanza ziratangira, bahamagara abashinja b'inyoma barega Rugaju ko ari we waroze Gahindiro. Ubwo Rugaju harafatwa kuko byemejwe ari we waroze Gahindiro ka Sentabyo. Abari aho bose batera hejuru bati ntibabeshya, niwe waroze Gahindiro, dore ko n'ubundi yari afite abanzi benshi. Arafatwa arabohwa. Bitunganye amusaba ibwami kumurarana. Baramumuha, amujyana iwe. Bageze iwe ashaka abantu bareza amaganga, bayavugisha umutsima barawumuha. Nuko arawakira arawurya. Ubwo nibwo yavuze ijambo rikomeye ati
uno mutsima wo kwa Bitunganye ni impwane. Iryo jambo niryo ryabaye umugani w'umugenurano bacira ku kintu kiruhije ariko kikaba, bakagira bati ni impingane nk'umutsima wo kwa Bitunganye. Rugaju araraho, arara ku ngoyi buracya, mu gitondo Bitunganye amusubiza ibwami uko yakaboshye. Amutungukanye ku karubanda aho abahungu bateraniye, ababwira yiyamira ati bahungu mwe, sinababwiye ko tumugera amajanja? Abahungu bariyamira baraseka batera hejuru bati wabivuze ukuri, wabivuze imvaho, twavuze ko tumugera amajanja none birabaye. Umwe muri bo arahaguruka ati twabivuze ukuri, burya iyi mbwa igiye gufata inyamaswa y'ishyamba irabanza ikayigera ijanja, itayibona ikayegera, none natwe dutinyutse Rugaju mwene Mutimbo tumugeza amajanja none turamufashe. Rugaju rero nk'uwari umutoni ashinjagira ashira, arakomeza ajya ibwami ariko ababaye cyane. Yabiterwaga nuko kera ku ngoma ya Gahindiro ataratanga ntawe wabashaga kumutinyuka. Rero uko ingoma zisimburana, Gahindiro yari amaze gukurwa n'umuhungu we Rwogera, abona ko byose bishoboka, nuko ashyira mbere aratangwa. Nuko kuva icyo gihe ijambo rya Bitunganye ryamamara mu Rwanda. Kuva ubwo babona umuntu uri mu makuba akomeye ariko atarafatwa cyangwa ngo ahanwe, bakabimwibukiraho bagira bati baramugera amajanja. Kugera amajanja bisobanuye gushakashaka inama cyangwa se inyunganizi zo gushobora ikiruhije, cyangwa se waba ubona ikintu ucyegereye uri hafi kugifata, cyaba umwanzuro cyangwa se ikikugoye, ukagira uti ndakigera cyangwa se barakigera amajanja. Ngaha aho ducumbikiye umugani wacu w'uyu munsi. Uyu munsi twavuze umugani ugira uti baramugera cyangwa se kugera amajanja. Benshi twabivugaga tutabizi ariko tubashije gusobanukirwa. Tubibutse ko imigani yacu tuyisoma mu gitabo cyiswe Ibirari by'Insigamigani n'igitabo cya Minisiteri y'Uburezi. Niba wifuza kumenya umugani, watwandikira muri comment cyangwa se ukatwandikira kuri email iri hasi kugira ngo tumenye umugani uzifuza cyangwa se ushaka tuwugushakire tuwugusomere. Niba uri mushya aha ngaha, turagusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo wiyandikishe ujye umenya imigani yacu uyimenyera igihe, ntuzayibwirwe n'undi uwo ari we wese. Naha rero dusoreje umugani w'uyu munsi. Ibirari by'Insigamigani byo nakagaruka, tuzasubire ubutaha. Mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda kandi turabakunda cyane.